none akayishyira ahantu utari kuyibona ukaje gushiduka video yawe iri hanze kubera igihumbi izina ry'Imana kandi abamama bakuru aparabona abana bato nkamwe bakuru abamama bakuru nukuri kw'Imana noneho ikibazo biri mu kuba ugasanga twebwe abagabo abafite nk'abagabo ruguru ni twebwe bari gusa nkaho bari gusebya cyane kandi umuntu ubikora ni umuntu muziranye amfashe video yarangiza uzi ko hari umuntu yigeze kumumagara arambwira numva nkubwira ari nagize ikibazo cy'umugabo runaka yamufashe video kambivugira hano kuri kamera what kantega amatwi yamufashe video ngo arangiza kumufata video ya video yigira intandaro yo kuzajya mubona buri gihe serious amuhamagara akamubwira ngo niba utemeye ngo duhure video yawe ndayishyira hanze noneho njyewe nza kimwe ese usanga ya video atari we wenyine uyifite wabigenza gute wenda afite umuntu w'inshuti yiwe yaba yarize akamubwira ati telefone yanjye irashobora gupfa kandi uno muntu ndamukeneye mbikira ino video wenda wowe urakora ibishoboka byose akubone ariko se video yawe kayifite urumva aragufite wese abantu bakurikirana ino channel ya The King sibyo mugenda mutugire inama aho hantu uwo mugore abigenze gute kongera kubasuza abakunzi ba The King TV tubifuriza ibihe byiza aho muri hose atandukanye ku isi amara Imana akomeza abane namwe tubifurije gukomeza kugubwa neza mu byo mukora byose ngiye kandi kugaruka kandi mu biganiro nkuko bisanzwe ndi kumwe no mu mama tugiye kandi kongera kuganira wagaragaye mu minsi yashize kuri kamera zacu se twongeye kandi turamugarura ndashaka kandi kugira ngo twongere tuganire kuko afite ibintu byinshi yagezaho abantu ngo haye kaze mu YouTuber murakoze cyane meze neza meze neza wabyutse neza kabisa twakinguye tubona urugi ruvuyeho urugise rwari kwanga kuvaho yari igihe wajya gufungura ahubwo niba hari kunanirwa gukingura yari igihe wajya gukingura ugasanga ipata yibanye ntiri bufunguke cyangwa ugasanga bakinguye nijoro bajyanye cyangwa ugasanga bakinguye nijoro si bakinguye ariko twe twakinguye birakunda mbere twabyutse birakunda turakingura nabwo birakunda na channel iragenda cyane amadolari kwinjira ntabwo turatangira kuyageraho neza ariko turi hafi kugira ikibazo bizakunda cyane yego ikintu umukobwa ahagurukiyemo cyangwa umumama kirakunda kirakunda kabisa mudushyigikira buriya Imana yabahaye ikintu gitandukanye natwe gute hari ukuntu mwebwe abantu benshi bagirira impuhwe cyane n'ukuri umuntu ashobora gutambuka kuri channel mutipa ariko kuri mukobwa akavuga reka numve ikintu yavuze kubera nyine nazampuka bwereka mushigikire muhe subscribe cyangwa se numve cyane rwose mugende mudushigikire dukorera kuri Umoja TV show mugende mudukandireho dushigikira iryo zina rya channel risobanuye ubumwe Umoja TV show cyangwa no kubera ko muri babiri mujye mukora kuri channel ubumwe bwacu bwahereye nyine kuri babiri ni sister wawe no ntabwo ari sister ni inshuti gusa mukeba wanjye mukeba wawe wow ko musa hari n'undi muntu ahubwo wabimbajije ngo se nkorana na sister wanjye njye natekereje ko ari sister wawe abahe ntabwo abinahika aba muri Amerika wow abamama babiri muzashimutise turaje tunayishimuta ahubwo turaje tuyishimute uzise buri bitekerezo by'abantu babiri biba biruta cyane by'umuntu umwe ubwo umuntu umwe abutekereza iyo tuza kuba noneho twari kwegeranye nibwo twayishimuta neza yitwa nde uriya sister Nyambo wow turamusuhuje cyane ni inshuti yawe ariko cyane mwarabanyana mwarabanyana oya twabanye Burundi nawe Burundi wow ni umumama nkunda cyane kandi nawe arabizi mukomeze muduhereza ama hit after hit
komeze mugende mudukore na murebe ibiganiro bihari bya love story nicyo kiganiro ejo nabonye live story yawe nangiye kwireba ikiganiro gutya cyiza cyane ukirebye warakaye ntiwamenya igihe wasetse kubera ni ikiganiro gisekeje cyane. hapo sasa noneho rero reka tuze kuganira sasa iwacu ndabona ushobora kuba warakuriye inaha cyangwa se mu bihugu bitari iby'iwacu akenshi byatubayeho twese ariko siko twahisemo just kubera ko iwacu nyine nta mutekano hari kenshi bazize uko dusa babisha abandi wenda bakabarenganya mu buryo butandukanye. Urugero ruto natanga ndatekereza nta munyamurenge ukigira inka ni bake cyane kandi n'izo nka bafite ni za zindi nyine wavuga si za zindi bavuga ngo wasanga umunyamurenge afite mu nk'ijana 200 300 ariko ubu ngubu umunyamurenge ufite nyinshi n'ufite nka 20 kandi nazo ntaba afite umutekano wazo cyane. niyo mpamvu korora n'iriya bigoye cyane. niyo mpamvu rero abantu benshi bagiye bakurira mu bindi bihugu ugasanga dufite imico itandukanye n'uko abari iwacu bameze sibyo. igihe kiza kugera nyine habaho kwirwanaho biba ngombwa yuko umunyamurenge agomba guhaguruka kugira ngo yirwaneho. benshi baratabara turanabashima cyane uri umwe mu bo wanyu watabaye ukugana nawe urayafande cyane ahubwo muzajye munterera sariyuti ninjye hano mu muhanda muramenye mutanera amabuye mw'abantu oya urayafande buriya kubera ko umugore w'umushumba nawe ari umushumba igorata muka bishop aba nawe ari bishop ukuriye afande nawe bwira nazanye kwita afande. Okay, gutabara byabayeho nawe bigushikaho mu byo aragenda kandi my friend hari ahantu bimaze kuba ibisanzwe kubera ko intambara ibamo ibintu byose cyane. birashoboka yuko wamubona cyangwa se ntuzamubona ni ibintu bishoboka cyane kubera yuko ni intambara barimo ntago ari imikino barimo sibyo. ni ibintu wakiriye gute wowe? ndabizi yuko kubyakira kwanza yuko umuntu yagusize ari ibintu bigoye cyane wowe byakiriye gute? byarambabajeho ariko njyewe ntago nagiriwe amahirwe navuga ngo nakanyite ngo ni amahirwe yo kugenda mbizi. njye yagiye mbizi ntago ari nka kwa kundi tuvuga ngo yageze wenda nka busiya cyane ahamagaye kera yararenze ruguru. njye yavuye mu nzu mu wanjye mbizi muvuganye twavuganye no kuri telefone kuva umunsi yahagurutse mu nzu kugeza neza ageze mu ruguru neza. urumva ntago nyine nababaye kababara ko kuvuga ngo ngiye kwikorera urugo navuga ngo ndi njyenyine ngiye gutangira nk'ubundi buzima bwa njyenyine kandi twanabanaga n'umugabo mu nzu gusa ariko ntago nababaye kubera kuko wenda yagiye ruguru. iyo proposal yagupropoje akubwira ngo ngiye gutabara cyangwa se nanza akarengane kari gukorera ubwoko bwacu sibyo. ni ibintu umuntu wese w'umunyamurenge abyumvishije yumva yuko ari intwari cyangwa se ari umugabo. reka tuvuge gutyo ko ari umugabo kubera yuko benshi hano hari igihe batureba bakavuga ni gute umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore ni gute udatabara sibyo. akumva ko ari n'ubugwari kandi usibye ko ntanabihakana. sasa wowe kumva ndabizi yuko uhita utangira gutekereza ko se abana twabyaranye bazabaho bate. urumva n'abantu babiri hano biragoye gutunga abana n'urugo hano nabibaza noneho usigaye uri umwe kandi uri no kurera ni ibintu urumva bigoye cyane. noneho iyo proposal akubwira ni ndifuza kujya gutabara ni ibintu waramubwiye ni nta kibazo cyangwa waramubwiye ngo oya urumva ntago namubwira ngo nta kibazo ahubwo nabanje no kumubwira nabi ndamubwira nawe ubwo wasaze. iyo abantu bagiye kunanirwa n'ingo nuko niko bitangira. iyo umuntu agiye kubikirara utangira mbere ngo ugiye aha ngaha. ibyo ngibyo ni ibitekerezo byawe uri gutenda. niba ushaka kugenda twese mujyane dushyire ku muhanda. icyo gihe nari ngifite abana banjye babiri b'abahungu bakuru. noneho urumva yabimbwiye hafi nk'umwaka wose kugira ngo yakomeza bivuga kugira ngo nse nkaho ndi bimenyere mu matwi n'umunsi azagenda noneho sinkikange cyane. urumva yakomeje kubimbwira gutyo ngo yagiye kujya kugenda mbere
mpita mubwira ko ntwite. Umuntu ntabwo namusiga ameze gutya, urumva yaritonze ndabyara, ahita ambwira nti nta kibazo, ntabwo naba nkigiye utwite. Ndabyara akana k'agakobwa mfite gatoya, kagiye kuzuza amezi 5 ngira ngo, amezi 4, amezi 5, amezi 5 yari ataruzura. Ndambwira rero icyo nari ntegereje, mfite umwana nta kindi, ndigendeye rero. Wow. Ndashyira inzira ku muhanda, mugani w'abavuga. Uririra ku muhanda neza cyane. Ariko nyine yego biragoye, ariko handi iyo urebye, njyewe narebye icyo iwe agiye kumara n'akamaro yari afite mu wanje. Yari afite akamaro ko kurera abana 3 n'umugore we wa 4 nawe wa 5. Famiye y'abantu 5 si bake, famiye y'abantu 5 ni benshi. Noneho areba abandi bantu bari iriya ruguru nka 800 tuvuge gutyo, urumva iwe ahitamo noneho kujya gutabara ubuzima bwa ya 800 ariko aba 5. Kubera ko yari azi ko abantu 5 navaho ntacyo bazaba, baragira nyine ihungabana rikeya ko adahari, ariko ntibari mu masasu, tibahabahunga bari mu nzu y'Abanyakenya nta kibazo. Ariko nubwo tuyishura, ariko iyo yarebye akarengane kagakorerwa hariya, urumva bahitamo kujya gutabara. Okay, ndibuze kuvuga amagambo ntaze kukubabaza kubera ko ni ibintu njya numva abantu bakunda kuvuga. Tumvishije umuntu umwe avuga ngo agashobora kuba ari akagara, niba atari akagara afite ukuntu ameze, avuga ngo abantu akenshi batabara nuko batabanye n'ingo neza, nuko wenda hari ukuntu ubuzima buba bwaranze, sibyo, ngo bakabona tungo bagenda. Ariko sintekereza yuko ubuzima bwakwanga ukajya kwiroha mu masasu kugira ngo, sintekereza ko ari ukuri. Ariko iyo wumvishije nk'umuntu avuze ijambo nk'iryo, uzi yuko umugabo wenda yari afite icyo akumariye, kandi kuba bafite byari bifite icyo bimaze cyane kuruta uko ari iriya ruguru kuri wowe wenda kuri famiye yanyu, ariko akabasha kwitangira Abanyamurenge, apana kuvuga ngo umuntu umwe cyangwa se muri famiye yanyu, akitangira ubwoko bwose. Kuko umuntu uri hariya ntari kurwanira ngo arwanire Abarundi bonyine kuko ari Umurundi, ahubwo noneho na mama we, nta mama we uriyo, nta papa we, papa wanjye nta muntu umwacu muri famiye nta uri. Ibaze kararwanira n'umwabo muri famiye harimo hasigaye ise wabo umwe gusorera. Ujye byakira gute iyo wumvishije nk'umuntu ashobora kuba yavuga ijambo rimeze nk'iryo ngiryo, kandi uzi yuko umugabo wawe? Ni ibintu navuga ngo bihora mu Banyamurenge kandi bitari byiza, kubera ko iyo wifashe ukambwira ngewe ngo umugabo wanjye kavuge ngo ni ikirara, ni ikigwari, yataye urugo, ntago biba ari byo. Kubera ko kugira ngo atekereze ikintu cyo kuvuga ngo ngiye kuja ruguru nsiga umugore wanjye nkunze n'abana banjye, amaraso yiwe yibyariye, arabasize aratabaye ruguru. Ahubwo Abanyamurenge bakagihaye agaciro bagafasha cyane uriya mugore wasigaye cyane, noneho mukareka no kumuca intege. Nubona nk'uko bibwiye, hari umugore njye wabimbwiye ejo bundi hano, umugabo yaratabaye, noneho arampamagara arambwira ngo nimubwire inama ngo niba ibyo bintu yaza kubishira kuri social media akabishyira hanze. Ndambwira noya, mfite kamera kandi nkeneye views, ariko ntabwo nshakira views kuri wewe, ntabwo nza kugushyira kuri kamera yanjye ngo nkubwire ngo tuvuge wenda ni soko abikubwiye cyangwa ni nyoko bukwe cyangwa ni muramu wawe, ngo urugo rwa mukuru wiwe tuvuge niba ari muramu wiwe ngo urugo rwa mukuru rwamunaniye. Oya, wowe inama nakubwira ugenda, niba uzi ko umugabo wawe urugo mwari mubanye mwe rutaramunaniye, genda wicare mu wawe utuze. Ariko niba uzi kuko rwamunaniye yagiye ari kuguhunga nk'uko babivuga hano ngo bagenda ari uko bari kuduhunga twebwe, njye ntabwo nibaza ko umuhungu w'Umunyamurenge iyo ushaka umugore bakabana umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, kugera hatekereza kuvuga ngo ngiye gusohoka nsige mutaye. Ese uwo mugore ntabi wabagira?
yamuhamagariye abiwabo bakamubwira ngo umugore wanje yananiye muze mutware umwana wanyu nje gushaka undi hari icyo byaba bitwaye ariko ntago njye numva ko umugabo nk'ungu watabaye ruguru aba ari ikigwari no kandi ntago ndi kubivugira ngo nuko umugabo wanjye ari ruguru oya mbivugira umugore wese umugabo wiwe uri ruguru bari kubibwira none ahangaha erega icyo ni nkaho navuga ngo ni nkaho ari nk'icuma muba muri kudutera ntago muba mubizi gusa ariko ni icuma uza akakujomba none se muzi ngo ni twebwe njyewe nakwifuza kuvuga ngo mare umwaka imyaka 2 imyaka 3 ntari kumwe n'umugabo ntago nabyifuza ariko kubera kuko mba nzi icyo yagiye gukora hariya njyewe ngiha agaciro ariko mwebwe nimwe mudaha agaciro ico hayakora kandi abenshi batabiheza agaciro usanga nk'iwanyu wewe aribo ufite abantu ruguru benshi kandi aribo uri gutukana cyane afite n'ababyeyi umubyeyi baracari ruguru ariko ugasanga ni wewe wahagurutse bari abahungu nibirara ingo zarabananiye nta muhungu n'umwe mbabwire nta muhungu n'umwe urugo rwananiye waje kwiyahurira mu masasu ntibishoboka yosohoka hano hanze agahamagara umuryango akababwira ngo Alice nashatse umugabo wanjye agahamagara iwacu mu badahugu ababwire ngo umugore nashatse yarananiye umufata umugore wanjye ariko ntago yasiga ntaye ngo urugo rwananiye reka njye kwiyahurira mu masasu cyangwa amasasu ntago nayabayemo cyane ngo menye ngo guhunga bimera gute ariko uganiriye n'umuntu wahunze akakubwira ikibica isasu ntago watekereza ko umugabo wawe ngo asize umugore ngo ajye kwiyahurira mu masasu njye ntago abo babivuga nabakagara ahubwo cyane akagara cyane rwose challenges hano hanze wenda byonyine nubwo waba ufite ubushobozi bumeze bite ariko udafite umugabo aba ari icyuho gikomeye cyane kitari mu muryango ari ukuntu uburyamo ukavuga nese ni gute aba bana n'iki nzabasobanura cyangwa se nzabahereza iki kubera ko umwana yatangiye gukora atangiye kuvuga se papa baba hehe sibyo umwana atangiye kugira ibitekerezo aravuga ndi kumwe na mama ariko se papa ari hehe cyangwa se ku ishuri yagiye ukumva abandi baramubajije se genda uzabwire umubyeyi wawe kandi urabizi kenshi bahita bavuga ngo uzabwire papa wawe azaze ku ishuri noneho umwana agakura wenda ntazi umubyeyi wiwe cyangwa se amubonyeho gatoya kandi ntiyapfuye arahari ariko sasa nturagira challenge yuko umwana ashobora kuba yakubaza se papa abahe cyangwa se azagaruka ryari ngira abana banjye ni bakuru umwana wanjye mukuru imfura yanjye afite imyaka 11 n'abantu mwakwizera ko n'umuntu afite umwana w'imyaka 11 umwana wanjye afite imyaka 11 mukuru kandi urumva noneho n'umwana w'umuhungu ntago ari umukobwa iyo hashyize nk'iminsi papa waza akunda kubavugisha noneho akabavugisha video akababwira naho ari njyewe ni nkaho ari iyo challenge ni nkaho yayinkuriyeho yo kutagira ibisobanuro byinshi abasobanurira iwe yarabahamagaye babwira ahantu ari baravugana byose none no kuvuga ngo njyewe iyo aje no kumbaza nk'ikibazo kijyanye na papa wiwe nza mitamubwira nese ntubizi kuri telefone inampamagara uzahita umubaza yampamagara none cya kibazo ga agiye kumubaza agiye kumbaza njyewe akakibaza sisa akakimusubiza cyangwa numva nyine ni ikibazo kigoye ngabwira bene wabo afite bari umugabo wanjye afite bari umuntu abiwe kandi bavugana n'abana kuri telefone bakavugana nabo kumva nyine nta kibazo wow ndumva ari byiza cyane kabisa kuko nimba umwana yarabashije kuba yabona aho papa cyangwa se banavugana hari benshi babiye ariko batajya bavugisha abandi bantu wenda yabuze ariko bagenda babavugisha ntago ari byiza kubera ko umwana ari jya kura afitemo nk'ikintu cy'ugwango cyo kuvuga ngo abona mama ntabona papa wenda na papa we ntago amuvugisha ariko bagende babaha amahirwe yo kuvuga ngo niba nahita ngo ni amahirwe iyo kuvugira kuri telefone bavugisha abana babo umuryango wabo kugira ngo abana bazareka gukura bafite ikintu cyo kuvuga ngo wenda se yarabataye cyangwa yanze nyina wow hari ibindi bintu byo kunda kwibazwa ngo urugo rutarimo umugabo rurasuzugurwa cyane pe buriya ni nka kwa kundi mbiho urugero rwa protector telefone ntuzi ko itari yo kariya ga screen ka protector ka protect yikubise hasi itimeneka
noneho umugabo nawe ni nk'aho ari protector w'umugore wiwe. Iyo umugabo adahari usuzugurwa n'abantu ingeri zose, ariko nyine kubera ko wowe muri wowe uba wiyizi wowe muri wowe ubicamo neza. Ariko njye hari ikintu ntajya nshaka kwemera, ni gute umuntu agusuzugura atagutunze? Like agusuzugura mu yihe mpamvu? Ntuzi ko ari umugani w'abanyamurenge bazabaca, niba ari abanyamurenge niba ari abanyarwanda sinzi, ngo yigize agatebo ayora ivu. Umugore wese wisuzuguje hano hanze n'undi uwo ari we wese aramusuzugura cyane, ariko iyo wiyubahishije n'umuntu uwo ari we wese arakubaha. Rero ni ukuvuga ngo uko ntubona ikiganiro nagirana nawe kuri telefone nico cokwereka njyewe wa nyawe. Ni ukuvuga ngo tuganiriye ikintu cyose kuri telefone nka kwiyegereza njyewe nta hantu na hamwe utubwira, ariko gukata kino kintu kiri hano njye nawe hano, uyu niwo mugabane nocira. Hariho nubona ndikubura ukuntu nagisobanura cyane ngo abantu bacyumve, gushira igikuta hagati yawe n'uwo uri hano hirya kugira ngo uha agaciro umugabo wawe, kambivuge gutyo. Nuhereza hano hanze bano bantu bari hano hanze ibiganiro cyane, mu kiganiro ntuzumenye ukuntu yakuzengurutse ugasanga kera yaguhurutseho, kubera kuko yamenye intege nke zawe muri bya biganiro, arakuzunguruka usanga yaguhurutseho kandi byihuse. Uzuganira ariko umenye aho ugarukira. Urakoze cyane kuvuga ico kibazo, nandi kibazo aho ndi buguhere kugira nkikubaze. Urakoze cyane. Hari ukuntu abagore b'abanyamurenge akenshi cyane cyane abangaba, sindi buvuge ngo ni bose, ariko harimo bamwe wenda batari kumwe n'ingo zabo, sibyo? Abantu baze kwihangana baze gutya, ariko ndatekereza atari buryo nyine tububi. Hari igihe usanga bamwe bitwara nabi just kubera ko bitwaza yuko abagabo badahari, sibyo? Ugasanga bitwaye nabi, kandi koko nakuri wari uvuze umuntu wese akaba yamutinyuka cyangwa se kumwubahuka. Ejo hari ijambo umuntu umwe yavuze, aravuze ngo buriya ngo n'ubu ni no mu nzira ujye wigira bize, ushaka ikintu utekereza, kuko iyo utari bize ikintu cyose gitambutse urakirangarira, sibyo? Imodoka nziza icaho ukayirangarira, moto nziza, igare nziza, umuntu mwiza ukavuga ni ariko iyo uri bize hari igihe bitambuka ntunamenye yuko uhuye nabyo, kubera ko mutwe hari ibintu uri gutekereza kandi ugomba gukora. Rero abangaba reka mvuge ngo hari bamwe muri mwebwe, sibyo? Usanga nyine koko barirekuye, barisuzuguje, ugasanga abantu bose n'ibiki byo hari ibintu ufite hano by'amavidewo n'iki. Iki kintu nihe nama, kubera yuko nabo agerageje kwiregura arakubwira ni impamvu nawe urayibona, sibyo? Usibye ko atari impamvu ifatika, kubera ko niba ufite abana bawe wagombye gufokasinga kuri abana bawe, ntufokasinge mu kwisebya cyangwa se mu kuba wasebya umuryango wawe cyangwa se wasebya umugabo wawe. Ni nk'iyihe nama cyangwa se abo bantu we wabavuga wiki? Ikintu cya mbere ni ukwigira bize nk'uko wari ubivuze. Nubona nigeze gukora muri Kinyozi ntaraza hano kuri social media, noneho naburaga n'umwanya kuvuga ngo mbone n'umwanya kuganiriza n'abana banjye, kubera ko navaga mu nzu saa 2 kera bagiye ku ishuri. Umuhungu wanjye mukuru n'umuhungu bakurikirana, abahungu babiri bakurikirana, basohoka mu nzu saa 12:50 bagiye ku ishuri. Nibwo nanjye nabaga mbyutse ndi kwitegura kugira ngo saa 1 njye mu kazi, nkinjira mu nzu saa 4 abana za ninjoro bari bafite umuntu bareba. None se urumva nta mwanya mfite wo kuvuga ngo ngende ndeba bino bintu byose biri hano ku muhanda. Noneho muri Kinyozi hari n'igihe waburaga n'umwanya wo kwitaba telefone. None se n'ubu uri bize gutyo, umuntu ashobora kukandikira message ikamara nk'ibyumweru 2 utarayisubiza. Nubikora gutyo uri bize n'ikintu runaka, uri gufokasinga ukuntu uri burere bano bana bawe, nta mwanya uri bubone, sindi bubone umwanya wa chat zawe. Njyewe n'akazi naruhukaga kuwa gatatu ku cyumweru nurumva narakoraga. Kuwa mbere kuwa gatatu nkaruhuka, indi minsi yose ngakomeza nkongera kandi nkaza kuwa mbere kuwa gatatu nkongera nkaruhuka. Ni ukuvuga ngo kuwa gatatu wanjye wari umunsi wo kuryama. Na telefone nta telefone nitabaga.
telefone yanjye narayimanuriragamo ka kadege ngashyiramo akadege nkaryama nkabyuka saa 11 abana bavuye ku ishuri. Uwo ni umunsi nagiraga kuba ndi kumwe n'abana gusa. Niba bavuye ku ishuri turasohoka ntemberane n'abana wenda hano muri quartier iwacu gusa. None se niba ndi bize na kinyozi y'abandi ndimo ndi gukora ndi gushaka amafaranga ari butunge y'abana, umwanya wawe ndawukura. Ariko njye ntekereza ko ashobora kuba n'umutima runaka gusa ufite okay, mvuge wirari. Hariho icyo navuga. Hariho umugore ushobora kubikora bitewe nawe muri we, agahita avuga ngiye kubikora kugira ngo nsebye umugabo wanjye cyangwa muhemukire, akitwara nabi kubera ibyo. Hakabaho n'undi, ni nk'ibintu bitatu. Umwe arabikora kugira ngo wenda amusebye cyangwa muhemukire, undi arabikora kubera kugira ngo yenda afite ubuzima bubi, nta kawunga afite mu nzu, nta n'akazi, abikoze kubera kugira ngo abone ikiramira abana biwe. Ubwo ni uburaya rero kubikora gutyo. Ubwo ni uburaya. Niyemera avuga ko ari indaya, abantu bajya kugura ibintu bazaza kumugura. Oya, undi muntu wabikora nk'uko nguko, ziba ari inyungu ziwe bwite ku giti ciwe. Si uburaya, ntiyabuze icyo agaburira abana, ni inyungu ziwe. Ariko hariho n'umuntu, njyewe navuga hari umuhungu cyangwa umugabo ufatiranye umugore muri cya kibazo kandi atari indaya, agahita aza akareba, tuvuge ngo nk'uko kwanjye kanihezeho urugero, Alice ngeze mu wiwe nsanze wenda iyo winjiye mu nzu nta kintu kirimo, ya nzu urayibwira, uhita ubona ntabwo abantu bari muri ya nzu ntabwo bacangamutse, mbese barasa nkaho nyine batameze neza ukuntu. Noneho agahita avuga reka mufatiranye muri buno bukene afite kugira ngo ngere kuri za nyungu zanjye. Wa mugabo aramfatiranya, wa mugore aramfatiranya, reka nitange njyewe nivuge njyewe ku giti cyanjye, aramfatiranya bitewe nuko yasanze mu wanjye hameze. Ubwo ntabwo navuga ngo ni uburaya. Ntabwo ari uburaya. Ntabwo ari uburaya man. Uzisereka reka tuganire noneho, reka tuganire nk'abantu bakuru. Okay. Uraje mu nzu mu wanjye nta kazi mfite, ndicaye, usanze mu nzu nta filimo, mbese nta kintu na kimwe kiri mu nzu, ufite inyungu zawe ushaka kugeraho, ntumfatira muri za nyungu, mbese muri bya bindi uhabona bitari mu nzu. Kubera icyo ubashije gutya? Kubera ko ari ibintu biri hano hanze. Okay, birahari yego. Urabizi ko hari umuntu ushobora kubona yakora ibyo bintu uvuze, umugabo ari mu nzu kandi ari mu kazi? Ya, cyane. Urabizi ko abikora? Ibyo ngibyo ubwo iba ari ingeso. Ninde muntu uzi waburaye cyangwa se agapfa mu bwoko bwacu? Sibyo? Kubera ko yanze gukora ibyo bintu kandi umugabo adahari, agapfa n'abana be bagapfa. Ntawe. Ni ukuvuga ngo sibyo byanga byakundamo hano harimo ikibazo. Of course reka nkubwire, uracyari umwana mutoya kandi uri mwiza, n'umuntu wese ushobora kuba yakureba abona kuri mwiza, sibyo? Kandi ntabwo abagabo bafite irari bashaka kureba bareke kukwifuza, sibyo? Ntibizanabaho umugabo, ntibizabaho. Ariko se tuvuge ngo nubwo waba ufite ibintu bimeze bite, ntiwabaho cyagiye nyine uguze ikintu runaka, ntibishobora kubaho yuko nta kintu ubuze mu buzima bwawe. Yego. Nose mu gihe nta kintu ufite mu buzima bwawe wenda ushaka ikintu runaka, nonanga ushobora kuba ufite n'abari abakiri bafite za Lamborghini biki, abamwe barifuza kugira imodoka iri hejuru y'iyi, sibyo? Tuvuge ngo buri gihe cyose ashobora kuza akavuga ngo nagukorera kino ariko nanjye nkorera iki. Urumva ubwo buzima bubayemo bwo kuvuga ngo ikintu cyose mbuze umuntu wenda ukimfite abaye, ubwo urumva byakwitwa iki? Byakwitwa uburaya. Exactly. Niyo mpamvu rero mwa bagore mwe mugomba guhaguruka mugakura amaboko mu mifuka bakareka kubasuzugura. Umuntu azaza yitwajije igihumbi agukubite hasi akabivuge gutyo. Imbabaza no kuntu wabashira hanze. Igihumbi. Noneho njye hari ikintu kiri mu kumbabaza. Bari mu gukora bakadukorera agafata telefone akayishyira ahantu utari kuyibona. Ukaje gushiduka video yawe iri hanze kubera igihumbi. Izina ry'Imana. Kandi abamama bakuru
apara ubona abantu bato nkamwe abamama bakuru ni ukuri kw'Imana. noneho ikibazo biri mu kuba ugasanga twebwe abagabo abafite nk'abagabo ruguru ni twebwe bari gusa nk'aho bari gusebya cyane, kandi umuntu ubikora ni umuntu muziranye. amfashe video yarangiza, uzi ko hari umuntu yigeze kumamagara arambwira numva nkubwira ari nagize ikibazo cy'umugabo runaka, yamufashe video kambivugira hano kuri kamera. what kantega amatwi, yamufashe video ngo arangize kumufata video, ya video yigira intandaro yo kuzajya mubona buri gihe. serious? aramuhamagara akamubwira ngo niba utemeye ngo duhure video yawe ndayishyira hanze. noneho njyewe nza kimwe, ese usanga ya video atari we wenyine uyifite wabigenza gute? wenda afite umuntu w'inshuti yiwe yaba yariyizeye akamubwira ati telefone yanjye irashobora gupfa kandi uno muntu ndamukeneye, mbikira ino video. wenda wowe urakora ibishoboka byose akubone, ariko se video yawe kayifite urumva aragufite wese. abantu bakurikirana ino channel ya The King sibyo, mugenda mutugire inama aho hantu. uwo mugore abigenze gute? ntabwo ari kuvuga ngo ni inkuru mpimbano idahari, irahari, ni inkuru ihari izwi. apana kuvuga ngo njyewe nari mbishoboye notuma abajura bakazajya kwiba iyo telefone y'uwo muntu iyo video. kandi ni umugabo cyangwa umusore? ni umugabo cyangwa umusore? ni umugabo. umugabo wubatse? yaregiye hanze? ese yamubwiye akayishyira hanze? arayishyira hanze, se umugabo ari kugaragara kariho dufatira nk'ibigogi. nase ni gute umugore ari kugaragara umugabo atari kugaragara? ntabwo umugabo ntabwo yarayishyize mu nguni. nanjye sinzi ahantu yari yayishize. ubwo urumva nyine nimba yarayifashe bariho biziranyeho n'umugore. hoya umugore ntabyo yarazi, sinzi ntabyo nzi, ariko njyewe ukuntu umugore yambwiye ntabyo umugore yarazi. ndetse umugore yemeye uko bigera ahangaha kubera iki? yabonye gusa umugabo urumva yaramuhamagaye, sinzi ngo ibyo bapfuye nawe. aramuhamagara ngo akeneye ko bahura baganira, ikintu bahuye nacyo yamweretse ni ya video. yarayibonye wenyine? yarayibonye. aramubwira ngo nugira n'ikindi kintu nzongera no kuguhamagara, ino video yanjye nzayishyira hanze. ariko njye numva njye nta kibazo kirimo, kubera ko azi umuntu uyifite. ese kugira ngo njyewe ari njyewe nakwemera ko video ijya hanze? wakora iki? wabyemera ibyo byose agusabye? oya ntabwo nabyemera, ariko se uzi se ikibazo nayifata ntabwo ari uri buyishyire hanze, ashobora kuyikoherereza wowe akaba ari wowe wishyira hanze, iwe agahita avuga ngo umugabo w'umugore ari hano, umugabo we ari hano, abana n'umugabo wiwe. aba n'umugabo wiwe? none se byari byagenze ute kugira ngo uhure n'umugabo? oya ubana n'umugabo wiwe ni uwo ufite, ubana n'umugore we n'ufite video. uwundi nta mugabo babana. yaragiye no? urumva none my friend, ako ni akarengane sibyo? none se nk'ibyo bintu bagiye kuzajya badukorera noneho bya video ibyo mwatubabariye mukareka kudushyira hanze. reka nkubwire sibyo, buriya igihe kirageze umuntu ntuzajya ugiye no guhura n'umuntu runaka umubwiye ni mafone yawe, wanze umeke ibishoboka ko wayizimye, kubera ibintu biri hano hanze abanyamurenge barahindutse cyane rwose. imagine umuntu cyane apana kuvuga ngo bana muri quartier akagukorera check in then akaguhemukira bigeze aho ngaho. wamara nawe ukaza n'umutwe. naramubwiye ngo uriya mugabo wenda ashobora kuba ajya mubesha atari umutwirwana, ari umunyakagara, kubera ko ntago yaba ari umutwirwaneho unarangiza akorera undi muntu nk'icyo ngicyo kandi ari umutwirwaneho. wazampa namba z'uwo mugore njye nkamuvugisha? iyo nyica oya nuko nyine bitashoboka, uzazimpereze njye nzagenda mvugana n'uwo mugabo, ubwiye genda uyishyira hanze tuzakwereke. ntamubaza serious, uzamubwire sibyo, kubera ko uva nkubwire ibi bintu bimaze kugera ahantu azakomeza afata advantage buri gihe cyose amushake amubone sibyo. so ibyiza rero nimba we nta gisubizo abona afite, azashaka uburyo
kuko umuntu uri gusebya uriya mugore sibyo basebeje umugabo wiwe. Nka imagine umugabo wiwe ari mu ntambara none angaza umve telefone umugore wagiye hanze kandi umugabo mutu noneho nawe ga nicyo kibazo nibwo bwo bafite uzamubwira ngo sibyo azaduhe namba yiwe twe tugende twibonanire n'uwo mugabo tumubwiye ni ishyire hanze. ntacyo ndamubaza umubaza mana we nuko mbivuge none harangica no nuko mbivuge kuri kamera oya rero nkubwire ko fakuta izina ryiwe ako nakarengane reka nkubwire mu gihe ubwoko bwacu butaremera yuko icaka ibicaha tuzahora turi abaturage mu mitwe kugeza dupfuye sibyo hacaka urabona nko mu bwoko bwacu hari ikintu nigeze kumva mu myaka yashize nka 2017 n'8 umugabo mwigeze gufata umwana ku ngufu umwana wiwe oya umwana kandi ni hano gutyo muri no karitsiye umwana muto udafite imyaka na 15 ari munsi ya 15 amufata ku ngufu umugabo w'umunyamurenge story yara trendinze gusa nyine bahise bayifoza umugabo isuwe yinjira mu rugo arangije kwinjira mu rugo nyine afata umwana arangije kumufata sinzi abantu babyumvishije b'abanyamurenge babaga barasa aravuga ni ishano riraguye twamba tumufata tumujyana bajye kumukatira n'umushumba bakoranye ngo hari abantu benshi baravuga ngo agende atanga ikintu niba ari kibihumbi none si ikintu cya wa mwana ungana gutyo imagine imyaka 15 birangira gutyo icyaha ni gatozi niba umuntu akoze icyaha agomba kukizira riwe apana ibintu byo kuvuga ngo tubishire mu imiryango n'umugore n'umugabo sibyo nimba mwananiranywe muri umugore n'umugabo mujye muri famille nibananira n'ibyanga mukajya muri leta bikanga mutandukana ariko umugabo wo hanze gusa umunyamure uraje uje guhotera umuntu ndagize nkubone nkwihorere kubera iki niyo mpamvu impuhwe zacu zizadukoraho uwo muntu rero azakomeza afate avantage yiwe igihe cyose azajya mushaka azajya mubona sibyo kandi ari kwangiza umutwe wiwe ntugire ngo wabona nabishaka nukwira ubwoba so rero ni trauma bari kumushiramo birageze mwana abantu b'abanyamurenge mumenye ubwenge abagore b'abanyamurenge ariko ngewe byamaye ku kantu kamaye isomo ryo kutizera umuntu wari we wese yewe ubundi umuntu w'umwizerwa niyo mubi ntiyahemuka umwanzi ahemuka inshuti wa muntu uri close yawe cyane rwose cyane pe gusa nyine uwo muntu mubwire dufite groupe sibyo hari abantu okay nayivuyemo ariko ari groupe ifasha abantu nyine bafite abagore batabaye ukuntu tuzira uryo bakubitiramo sibyo n'abasore kandi ndabizi ko ari abapatriote nta tugara turimo umuntu muzamutwereze twe tugende tumuganirize tumubwire ngo ibyo wakoze warabikoze iyo video ijya hanze nta nubwo uri no kumwinginga muzanamwereza iyi link uzamwereza iyi link nimba umwereza hano mubwene igenda mve ku munota wakangaye azayishyire hanze mwe muduhereze izina ryiwe aho azararavuye Nairobi sibyo mana we mwaba mumufashije n'izina ry'Imana no nta muhwe nta politeness igomba kuba ku muntu ushaka gukora ikintu kimeze nk'icyo cyane pe wabonye ibyo washakaga none utangiye kujya ku ikibazo gusa nuko bari mu kubikora arangiza bakabafata video cyangwa atamufata video bakabafata amajwi ntawapfa kumenya uwo ari we amajwi se ariko video nubona njye umuntu nzi tuvuga nanjye nakumenya none se nyine urumva wumvishije ijwi ryanjye aho n'abandi hose ntiwahita umenya okay nubwo turi guseka ariko birababaje bino bintu abantu bose bagenda bakora ibyo bintu guys ntabwo turi gukora ikiganiro ngo dushime ibyo mwakoze sibyo no n'uwo mugore nawe yakoze amakosa kuba okay nubwo umubiri hari bamwe batandukanye n'abagabo bari abana batoya turabizi rwose turabyumva umubiri ni umubiri sibyo ariko ntabwo bivuga ngo buri muntu wese mugomba kwirinda kandi mukamenya yuko abantu bose si beza kandi ntabwo baza bafite intego nziza kuri twe abaza yumva yifuza yuko azakugira uwiwe nawe mu gihe rero watangira kuzana ibintu akavuga ni ngomba nanjye kugira icyo nkwereka kugira ngo uzahore untinye so ikiganiro reka tuze kukigana ku musozo yego kubera kuko ibyari ngombwa byose twabiganiriyeho gusa twihanangiriza abantu bagenda bafata avantage y'aba bantu sibyo mugende mwihangane
mugende mwihangane, nimba abadafite abagore bagende bashake, cyane rwose abafite abagore banyurwe n'abagore babo. Nta bintu byo kubona umwana mutoya wasizwe ukavuga nagiye kuzaba umugore wanjye, ibyo nabyo ni ibindi bindi. Noneho ugashaka no gufata avantage n'abantu bakora ibintu nk'ibyo, byibuze y'abana bikoraga ariko ari ikintu amufasha, avuga ndi kumwishurira inzu. Munyamurenge se ninde munyamurenge wafata inzu, afata inzu ebyiri, iyiwe n'iy'uwo mugore wundi? Nuko nabo ntacyo bafite. Wenda nose mwe mubyemerera iki? Abagore mwabaye mute? Nyine ari uwo kumva umubiri wamunaniye. Umubiri se ninde wikoreye? Ujye wirinda. Harakantu umunyamerika umwe yaravuze, haravuga ngo don't allow him to put the thing on before he put the ring on. So ujye mwirinda ataragushyiramo impeta, nta kintu nakubwira. Nani igorata abagore mugende ni ukuri kandi pe, nubwo uri muzareba kino kiganiro mukabona turi kubivuga mu rwenya, ariko mugende mwihagarareho, mugende mwiha agaciro. Umugabo wawe niba ari idubu, nawe uzaba idubukazi. Kweli mureke kwitesha agaciro hano hanze ngo badusoma uko tutari. Kandi noneho ga ntago ntubona ufite umugabo hano, ndumva niyo iyo video yosohoka bahita bavuga n'uriya mugore ni kirara, ariko noneho iyo umugore w'umutabazi isohotse, umva bahita bavuga umugabo wawe, bahita bamwita ya mazina babita ngo yagiye ari we wahunze, yagiye yahunze urugo. Haka abagore babaye batubundi ni gute mufata video? Mana wenda hari igihe ayifata utabizi. Oya ndavuga umugore uyifatira. Uyifatira iwe wenyine? Nabonye akana ejo bundi. We ni igipfu. Nabonye ifoto ejo bundi. Like uri kumwe n'umugabo. Njyewe wenda nagerageza kumva umuntu utari kumwe n'umugabo wiwe. Usibye ko nabyo ntabyumva, sibyo? Nimba ari ibintu niyo mpamvu byitwa ni ibintu bya privé. Nta muntu urajya ku karubanda yarangwa bikore ngo narangiza azatwereke. Public abantu bose bari kureba. Ibibaho. Nimba ari ibintu ushaka gukora, igihe na private nyine. Umusi w'umutwe nimba ari ibyo ukora ubikora ariko uveyo nyine umeze neza. Ikibazo nuko yajya kubikorera aho hantu, noneho ugasanga wamuteze kamera nk'uku nguku akabikora nta byiza. Making sure yuko nta kamera iraho. Making sure urebe nyine nawe urazi ubwenge n'ubwi. None se ninza njyewe nkagusangamo, ntihari igihe nushika ngasanga kera wayinstaye ahantu ndashobora kubona. Zimya amatara. Ahubwo ikintu cya mbere muzajya mukora, ntabwo njyewe ngiye kubabwira ngo mugende mubigemo, oya nta muntu n'umwe mbwiye ngo ugende ubijemo, ariko niba wumva byakugoye uzuwinjira ugende urebe telefone yiwe ahantu iri, kugira ngo mureke guseba. Urebe telefone ahantu iri, urebe hantu ugiye kujya, mumenye ubwenge mwabagore mwe, mureke gusebya abagabo. Umugabo nabona none se nk'umugabo wanjye yabonye iriya video, akabona ni video yanjye, uri kumva noneho nabamuhaye iyi shusho ya hano. Ntabwo yafokasinga mu byo arimo. Nimba ari ikintu cya mbere kibabaza mu buzima, umugore ntabwo ari shared. Umugore ntajya asangirwa ntibibaho. Mugende mubyumve rero, muhe agaciro abagabo banyu, mureke kwitesha agaciro mwebwe mwenyine, mureke bano bantu kamvuge ngo ni akagara, mureke bano bantu butugara bareke kudusuzugura, bareke kutwishima hejuru cyane. Azavuga ngo yaratabaye ariko ninjye ufite umugore wiwe kandi ntavuga rumwe nawe, ntabwo byaba ari byo. Rero mugende mwiha agaciro nk'abagore b'amadubukazi. Umugabo waza bidubu nawe bidubukazi umuha agaciro, nanagaruka ntakagira ipfunwe ryo kugarukira muri wa muryango. Azagaruka azi ngo ngiye mu muryango wanjye mfite ishema byo gushika ngahura n'umugore wanjye n'abana banjye, kubera kuko nzi ko umugore wanjye nta kibi yakoze, ari amahoro. Mugende mwirinde bano bantu b'amatelefoni b'amavideo, mutazajya guseba. Yego. Urakoze cyane Alice, ndagushimiye kubera yuko wemeye kubohoka ukatubwira ubuhamya bungana gutyo. Ndatekereza ko abantu bashaka kuba bakuzi, Ali ufite channel, ufite platform imaze kuba nini, sibyo? Urabona bino biganiro ibyo abantu bakeneye, sibyo? Uri umwe kandi ugomba gutanga urugero. Yego. Sibyo? Ukabasha kugaragariza abantu bibw'ibi bintu, sibyo? Kandi utanabigema ko ntacyo waba. Ntiwapfa
sibyo ni mindset gusa mwarishyizemo. ubundi umuntu ubitekereza ibyo ngibyo n'udafite ikintu uri gukora naho ntubona niyo noba mvuze ngo nabyutse mu gitondo nkora akazi ko mu wanjye nimugoroba ndajya gucuruza ibitenge cyangwa amasabune hano tuba ducuruza n'ikawa hari abantu bacuruza ikawa n'amandazi nzi ngo nimugoroba ndaje gucuruza ikawa n'amandazi nkora ibishoboka mu gitondo abana ku ishuri kubagemurira saa sita uwo mwanya niwigira bize ntabwo uzabona umwanya wo gutekereza ibyo bintu ariko niwicara ukarelaxinga mu wawe gusa ntabwo areka kubitekereza azaba mutegereje nyine azaba tuwategereje birumvikana ariko nugira ikintu intego runaka ngo njyewe mfite focus yo kugera kuri kino kintu runaka mfite focus yuko umugabo wanjye nagaruka azasange narateye imbere njyewe mfite ikintu runaka mpagazeho nahagaze no ku rugo yego urugo rw'iwe ikintu cya mbere rumeze neza narutwaye neza nta kindi kizamuhesha amahoro n'ishema iyo kuza akaba ari mu muryango yasanze umuryango umeze neza kandi niwe wa mugore we niwe uzatuma wa muryango wawe umera neza rero muhaguruke mugende mukore udafite akazi umva ugende ugashake niba ufite igishoro hari ahantu uzi wo kuri igishoro ugende ushaka igishoro urangura ibitenge ucuruza ibitenge ugire focus y'ikintu runaka ugomba kugeraho wihe intego yawe yo kuvuga ngo sinjya muri bino bishuko yego reka mbivuge mu izina ngo sinjya mu bagabo uvuge ngo ntago nzewe nzajya mu bagabo sinzi yani muri Bibiliya harya ngo ntago aziyandavuza n'ibyo kurya by'ubwami nawe mugende mumere gutyo ureke kwiyandavuza hano hanze ugire focus y'ikintu runaka mu wawe murakoze cyane urakoze cyane kandi nanjye ndagushimiye yuko wemeye ko tuganira kandi n'iby'agaciro kandi uri umumama ufite ibitekerezo byiza kandi ubikomeze gutyo kandi ukomeze wifuze gutera imbere uzahagera aho wifuza kugera hose so ndatekereza abantu bose bashobora kuba bafite bino bibazo babashije kumva amagambo yacu cyangwa se ibitekerezo byacu mwebwe muri gukora amakosa namwe barabibumva turabazi namwe muri mu gushaka gufata avantage y'abakoze amakosa muyakorana mugende mwirinde kuko ibyo ntabwo ari ubumuntu sibyo mureke gutera abantu agahinda bari mu mirimo yabo itandukanye so wakoze cyane